cyageze ndavuga ati Imana yaba byashobokaga nanjye nkagenda. icyo gihe cyari kimeze gute? Dushanyize uwo munsi cyangwa icyo cyumweru wifuje gupfa. Icyo kigero byari bigoye kandi nanjye bingoye, binagoye buri muntu wese. Burya mu bantu benshi bose baba babana, bose ntabwo babayeho mu buzima bugize gute bose bishimiye. Naricaraga nkitekereza mu buryo bwo kwigunga nkavuga ese Mana, niba uri ari we mubyeyi wanjye uri mu Masera uri kundera, kubera icyo ashobora kumbwira amagambo nk'aya? Hari uwo naba nigeze kubaza namubwira ati ese mbwira, ese ngewe naba naraturutse he? Ni wowe mama? Yansubije mu ijambo aravuga ati nyoko ntawe uzi, kuko nyoko kundi bakunda guhagurutsa abanyeshuri ati tubwire, ati abafite ababyeyi bagahaguruka, abafite umubyeyi imfubyi y'umubyeyi umwe bagahaguruka. Aha. Noneho barangiza mu kuduhagurutsa ndibuka umwarimu aravuze ati ariko se wowe udafite umubyeyi n'umwe wavutse ku giti? Yes, bakunzi ba IRAKORA TV, twongeye kubaha ikaze nanone. Tuje kuvuga gukora kw'Imana, tuje kuvuga imirimo y'Imana, tuje kuvuga uburyo Yesu agira neza nk'uko mumaje kubimenyera. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umusore nimba akiri muto, nimba akuze nabyo araza kubitubwira. Muvandimwe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uraza gerageza kongera ijwi. Yego. Urabanza twibwire, tubwire amazina, tubwire muri make kugira ngo tumenye uwo tugiye kuganira. Okay, nitwa Pacifique Imana. Shimye Imana ko aya masaha ndahangaha. Yego. Ya, murakoze cyane. Umusore ushima Imana Pacifique. Pacifique. Ya, ndi umusore ushima Imana. Mbese ndi umuntu Imana yagiriye neza. Nawe Imana yakugiriye neza cyane rwose, kuko n'ibihamya biragaragara. Ndumva iki kiganiro tugiye kumva gukora kw'Imana. Reka utangire dusengera kugira ngo tumenye Pacifique. Karibu. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe kwiza, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko wabashije kuturinda mu gihe cyose cyagiye gitambutse, no kubw'uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya masaha rero Mwami Imana turi imbere yawe, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya. Ibikorerwa ahangaha byose Data wera ubiyobore, kandi Mwuka wawe wera azabane natwe. Dusenze twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. 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 Pacifique ni muntu ki? Pasi ni umuntu waciye mu buzima bugoye, w'umusore uri aho ngaho. Urebye ikintu Imana ikora, nkangiye ubwanjye mvuga, burya buri kimwe cyose kibaho gifite impamvu yacyo cyane. Kubera ko wenda ku bantu tubiziranyeho, abantu dusenga, nkunze kubwira nkabwira ati burya Imana ijya kugukoresha yarabanje kukwigisha. Uwo niwe Pasi rero Imana yabashije kwigisha, imwigisha mu buryo butandukanye. Yego. Ubwo buryo rero yamwigishijemo, Pasi ubu nguyu ndi umuntu wavutse nk'abandi. Mu kuvuka nk'abandi inza kwisanga ntameze nk'abandi ku rugero rumwe cyangwa urundi. Impamvu nkubwira ati nasanze ntameze nk'abandi, Pasi nyine navutse nisanga mu kigo cy'imfubyi. Ungana gute ubwo? Nakuze nisangamo. Muri make ntabwo uzigiye wagereyemo? Ntabwo nzi igihe nagereyemo. Yego. Ikindi twese turazi ibindi byabaye mu Rwanda, turazi ko habayemo jenoside. Muri uko kwisangamo muri icyo gihe cyose, natekereje mvuga ngo ese uwo Pasi ubundi yagezemo hano gute, maze gusa nkaho nshyitse mbaye mukuru ngize ubwenge. Ubundi naturutse he kugira ngo mbashe kwisanga aho hantu? Yego. Narabajije mbaza abari bahari, kuko nakure mu kigo cy'imfubyi cyari kirimo abamasera, turerwa n'ababikira. Gusa nyine Imana nawe izajya bahereza umugisha ku murimo bakoze. Rwari urugamba rukomeye, mbamo gutyo tore abana bashyika hafi mu 5,000. Ariko muri ibyo 5 nanjye uwo muntu nari ndimo. Uwimana kano kanya yabashije guhagarika aya masaha kugira ngo mbashe kuba nanjye uyu munsi mvuga gukomera kw'Imana. Nabayemo wabaza nk'umubikira ukurera akakubwira ati ese wavuye he, akakubwira ngo we baragutoraguye. Ese kugutoragura hehe, waravuye he? Akakubwira ati twabonye bakuzana gusa.
ntitwamenya ngo wavuye he bibayemo gutyo mu buzima bw'ubupfubyi. Aho mu kigo bwari ubuzima buri mwana wese yamenyaga umuntu wese wababaga bari kumwe, akavuga ati niba mfite murumuna wanjye niko namwita, umwana turi kumwe kano kanya akaba ari we murumuna wanjye, unduta hejuru yiwe yanjye akaba ari we mukuru wanjye. Ubwo ababikira cyangwa se twageraga n'umuntu wabaga bakuriye tumwita mama na Nisa, ubwo ni Masera mukuru, twamwitaga mama na n'ubu niko akimeze, bitewe n'umutima yagize bwo tukafata ko ari uko nguko iryo jambo ari we mubyeyi. Iryo jambo ryarangoye kuvuga ngo mama papa kubyakira, na Nisa gupfa kuvuga mama ntabwo mpfa kubivuga, bitewe n'ikintu nyine nakuriyemo muri ubwo buzima. Nkuze gutyo ubuzima bwaho ntabwo bwari bworoshye, inzara, umubabaro, abo bazanaga baturutse muri Kongo, abandi bakabazana baturutse mu bigo bigiye bitandukanye, bose bakaza twese tugahurira muri icyo kigo cy'imfubyi. Twabona umwe baraje baramutwaye baramujyanye, tukibaza why not njyewe atari njye bafashe, atari njye batwaye, nanjye njye kureba, bakavuga ati afite famille, nawe uvuge ngo wese atari njye batwaye nanjye njye muri famille. Ukabyibazaho umunsi ukira, ukabona bazanye andi, tukishima ko bazanye abandi bana, twabonye indi miryango, niko twabyitaga, twabonye indi miryango. Na n'iyi saha abo bantu twese nubwo twavuye mu kigo cy'imfubyi ariko twese turacyahari, tubasha kuvugana, ese bimeze gute ubuzima bwo hanze. Nuko ikigo nkibayemo gutyo, muri ubwo buzima dufashanya, umwana yarwara ukamenya ko ari ugomba kumumenya kandi nawe uri umwana, umwana agafasha undi mwana, umwana agafasha undi mwana, kubera ubwo buzima bw'ubupfubyi muri icyo kigo cyari kimeze gutyo. Na n'iyi saha urabyibuka, wasubiza amaso inyuma akavuga ati kubera iki noneho icyo kigo hari igihe byageraga abana bagapfa, igihe kikagera nyine umwana agataha, mwaba muryamanye ku buriri ukumva ngo ukahita usanga yapfuye, uryamanye n'umuntu utabimenye, ukavuga bakaza bakamutwara bakagenda bisanzwe, yari gutabaruka bisanzwe. Ukabyibazaho ukibaza se why kubera iki nanone uyu nguyu ari ugiye ntagenda. Ukabyibazaho ukibaza se ibintu amaherezo yabyo nayahe, ariko uticaye nanone ubaza abantu bazanaga abantu, ubwo yari Croix Rouge yazanaga abantu, ukababaza se nanjye mwazandebeye mukandebera umuryango ko nanjye wenda ushobora kumfata, bakagusobanura bakavuga ati rindira igihe cyawe kizagera. Ukicaramo utekereza uvuga ngo ejo nanjye ni njyewe uzagenda, ariko igihe kikarangira nyine abandi bakakuzana bakabazaniraho, mpaka igihe icyo gihe nawe wisanzemo nyine ukiyakira. Baraturihirira amashuri turiga, tubasha kwiga, ibikoresho bakabiduhereza, no kurya bakatugaburira. Ariko urumva mu kigo kingana gutyo kurya biba biraho, birumvikana, ku buryo utagira ukimushinja nawe yakoze iyo bwabaga, kugira ngo nawe ngo mubashe kubona ikibatunga. Byarakomeje, ubuzima burakomeza, butoroshye ahantu hose. Byandi bakunda kuvuga muri iyi minsi ngo wimamuka ni papa, nubwo twa dufite abatureberera, ariko nk'umuntu ku giti cye ufite ikindi. Burya muri make iyo mvugo uyumva cyane, burya iyo umuntu avuze ngo udafite shinge na rugero, Bibiliya irabivuga ngo umuntu udafite shinge na rugero, abo ngabo rero nibo nge numva cyane kuruta wa wundi uvuga ngo afite shinge ariko nta rugero afite. Byibuze harugira agaciro ari uko afite shinge adafite rugero. Noneho ukibaza ku muntu udafite shinge, udafite shinge na rugero, uwo muntu aba abayeho ute? Ubwo buzima nanjye nibwo nari mbayemo, na Nisa nibwo nkibayemo. Ariko nyuma y'ibyo byose Imana yaje kungenderera. Imana ishimwe. Ikimara kungenderera ndavuga ati mbere yuko tugeraho kugenderwa n'Imana, wavuze ukuntu abantu bapfaga, ukuntu abo mwabanaga bapfaga, ukuntu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yego. Basi hari igihe cyageze ukifuza gupfa? Of course. Hari igihe cyageze ndavuga ati Imana, yaba byashobokaga nanjye nkagenda. Icyo gihe cyari kimeze gute? Dushanyize uwo munsi cyangwa icyo cyumweru wifuje gupfa. Icyo kigero
byari bigoye kandi nanjye bingoye binagoye buri muntu wese burya mu bantu benshi bose baba babana bose ntabwo babayeho mu buzima bugize gute bose bishimiye naricaraga nkitekereza mu buryo bwo kwigunga nkavuga ese Mana niba uri ari we mubyeyi wanjye uri mu Masera uri kundera kubera icyo ashobora kumbwira amagambo nk'aya hari uwo naba nigeze kubaza namubwira ati ese mbwira ese ngewe naba naraturutse he ni wowe mama yansubije mu ijambo aravuga ati nyoko ntawe uzi kuko nyoko yaragutaye ese yantaye ate ngo mva ngo uzagende ubaze kuko ngo twagukuye ahantu ngo ingurube ngo zenda kukurya Kenny imagine icyo kintu kikurimo ukagikurana mpaka ugeze ku rugero rungoro byageze avuga ati se ubundi iyo mu ndege izo ngurube zikandye mukipfira nkipfira bikarangira uwo Masera n'ubu ndacyamwibuka n'isura ye iracyanzamo n'izina rye se naryibagirwa n'ubu ngubu niyo mpuye n'umuntu witwa gutyo ndavuga ati uyu muntu wiswe iri zina yarambabaje ndavuga ese Mana basi reka mpfe birangire kuko n'ubundi ubuzima bushaririye gutya ntacyo nta heza mfite ejo hazaza ariko burya twe dusaba nk'abantu Imana igatanga nk'Imana ndavuga ati nyuma y'ibi byose hari igihe Imana izagira uko izabigenza dukomeza gusenga bisanzwe tukagira isaha zo kujya gusenga twanagiza gusenga tukajya gufata ibiryo tukaryama bwari ubwo buzima turacyarangwa turacyari kuri wa munsi igihe wifuje gupfa kubera uwo Masera ibintu yari amaze kugukorera ese nyuma yaho biza kugenda gute cyangwa nk'ikindi gihe wumvishe wakwiyahura nk'uko wari bitubwiye cyangwa wumvaga wapfa byari bimeze gute hari ibintu ndibuka byabaga muri garage byari bimeze nka acide akenshi urumva yitwa tuje abana twabikubitagamo amabuye tukabona ibyo bintu birimo biratogota kuko habaga imodoka rero tukavuga ati ibi bintu ni acide yavuye mu iriya modoka akenshi tukajya kubikinisha kuko ndibuka ko hari n'undi mwana wigeze kubinywa mwana bimugwa nabi cyane hafi no gupfa ndibuka ko bamukuye ngo bajya kumuvurira i Butare ndavuga se niba byaragenze kuriya kubera icyo umuntu buri gihe uwo muntu yahoraga ntoteza burya umuntu akagutoteza ntacyo mupfuye ni uko ushaka kumenya gusa amakuru yawe ubundi urinde ubundi wakomotse kugira ngo ibyo bintu noneho byakubitanaho nuko tugiye ku ishuri abarimu kwa kundi bakunda guhagurutsa abanyeshuri ati tubwire ati abafite ababyeyi bagahaguruka abafite umubyeyi imfubyi y'umubyeyi umwe bagahaguruka noneho barangiza mu kuduhagurutsa ndibuka umwarimu yaravuze ati ariko se wowe udafite umubyeyi n'umwe wavutse ku giti narabyumvise ntashye iryo jambo nibwo barimbwiye mbaje tese ubundi njye na ndinde navuye barangije bambwira gutyo ndibuka nabwiye uwo mwarimu nabambwira terega twebwe inkuba zarakubise turaboneka niyo mpamvu nicaye muri rino shuri burya hari igihe imfubyi igira uburakari ikagira n'agahinda ariko atari ko asanzwe ateye niyo mpamvu n'umunyarwanda aravuze aravuga ngo umutima w'imfubyi watanze ngo umutwe w'umusaza ngo kumera imbizi z'ukuntu bawuca gutyo ariko nta kindi bavuga nuko uburibwa babamo acamo buri munsi ku munsi ntago buba bworoshye niyo mpamvu nta n'undi muntu ushobora kubwumva usibye we ntabwo ushobora kubyumva burya nk'uwo mugani nakomeje kukubwira ati umuntu udafite shinge na rugero icyo kintu n'umuntu wanditse Bibiliya buriya ijambo ry'Imana ntiribeshya mwene abo bantu babaho mu buzima butandukanye ubwo buzima njye rero nagiye nyuramo Imana ikaza gukora igitangaza nyuma ariko nyuma yaho hose harimo cross imeze gutyo inzara ikagukubita ugasonza ukabura uwo wasaba ibiryo ari ukurira ku gihe urya ibiguhagije urya ibitaguhagije ubwo kire y'umunsi niyongeye mpfa kuba gusa yatanze hego ndibuka ubwo byari byanze ibiryo urumva ntabwo twariye byanze dusohoka ikigo tujya mu murima y'abaturage bari begereye icyo kigo tujya gucukura ibijumba turarya mu kurya ubwo twararyaga ugabifata ukabibika ukabishyira n'undi muntu usa nkaho ari murumuna wawe kuko buri muntu wese yabaga afite uwo yishingiye ukavuga ati uyu nguyu nijye umwishingiye
ukagenda ukajya kumuhigira ibyo kurya hanze ukazana ukamuhereza wamenya ngo yarwaye ukemera ukajya gushakisha imiti hanze ukamuzanira yego ubuzima bugenda gutyo ari ubuzima bushaririye muri icyo kigo urumva umuntu ukuriye mu kigo cy'imfubyi guhera muri za aho mu 1994 uri aho ngaho ugakurira muri ubwo buzima abarwaye bose ugenda mufatikanya kugeza na magingo aya ngaya biza kurangira rero ubwo buzima bwose bigenze gutyo ari agahinda ari umubabaro ari ugukomeza kwibaza ese Mana nzagenda gute nyine umuntu akiyakira agafata ko ibyo bintu byose hari igihe wenda bizagira iherezo yego mu gusohoka hanze kuko hari igihe twivugaga ngo iyo umuntu yasohotse hanze aragenda akanezerwa ariko nyuma yaho naje gusanga koko uko kujya hanze nta hantu na hamwe ibyo bintu bihuriye burya ikintu cya mbere na mbere Imana iba ifite ukuntu yagire mu buzima bw'umuntu uko rero guca muri iryo shuri nako gahinda no kubwirwa amagambo mabi yego harimo abakubwiraga meza yego harimo abakubwiraga meza ariko ntabwo ariko abantu bose bakubwira neza birumvikana rero wakubitana n'umuntu uri aho ngaho arakurera n'ibyo yihaye Imana ariko ubuzima uri kunyura mu kano kanya ntubwishimire icyo gihe ntabwo twabwishimiraga wibaza ngo se njyewe nzitwa umupapa kuva ryari njyewe se nanjye basi niba nta bavandimwe mfite cyangwa abashiki banjye cyangwa se umuryango nta mama nta papa ese njyewe abazankomokaho bazaza ryari agahinda kakakwica gutyo wibaza ngo ese njyewe mbese tubaho tuvuga ngo izuba ryaramutse tugashima Imana kuri izuba ryaje tugashima Imana yuko twaramutse kuko hari abo twaryamaga bo bikarangira ugasanga uryamanye n'umuntu kurya noneho byabaga ariko hakundi ku murongo kw'abanyeshuri urabyo ku murongo ugenda hariya bakwaruriya uca ku ruhande bakwarurira uca ku ruhande bakwarurira uca ku ruhande yego ariko ibyo bintu byose bisaba kwihangana nshuti yanjye kubera iki kubera ko muri icyo kigo ntabwo byari binyoroheye byo kuvuga ngo na n'iyi saha rye ntekereza nkavuga ese Mana iyo nza kugira ababyeyi byari kugenda gute iyo nza kugira mushiki wanjye musaza wanjye mukuru wanjye byari kugenda gute kuko n'ubu ngubu hari ugiye mpura na kesi runaka nkavuga ati ntandaro nta yindi ni ukubera ubupfubyi ariko se amaherezo y'inzira ni mu nzu n'ubundi icyo Imana yavuze kigomba kuba kigomba gusohora niyo mpamvu nkubwira ngo hari igihe duseka ari ugushaka kurenzaho nyamara uhuye na kesi ibabaje ariko ukanga ugaseka ntabwo aba ari uguseka kubera ibyishimo oya ahubwo ikintu cya mbere uba ukoze ni ukugira wirengagize bya bindi ubundi mu buzima twakundaga naho ngaho mu kigo twabaga tumeze gutyo twagiraga plan A na plan B kugira ngo iyo plan A yabaga yanze ari hahandi nyine bakubabaje uhuye na kesi ihambaye ku bantu wenda bakorera kubo muri kumwe ku bafite ababyeyi baje bafite ababyeyi bakaguserereza ngo ikinyendaro ngo uri iki wabyibaza akavuga ati bagutaye ku muhanda turagutoragura nk'uko nguko kuko abantu bose twabaga dufite ibibazo bigiye bitandukanye umuntu rero yakubwira iryo jambo wowe ukishakamo ikindi gisubizo ubwo bise bivuze ko hari abaga bari aho ngaho bafite shinge cyane bafite ahubwo na rugero ariko kubera ko famiye zabo wenda zidahagaze neza mu buryo bw'ubukungu cyangwa se mu makimbirane bakaza aho ngaho kuko harimo n'abazaga barwaye ababyeyi babo barwaye abandi barwaye mu mutwe bakabasha kuza aho ngaho mu buryo bwo kubafasha kuko uwo mubyeyi wo Masera yakiraga buri muntu wese kuko ikigo nyine bitewe n'izina ryacyo cyafashaga buri muntu wese nanjye ni muri ubwo buryo nisanze muri icyo kigo nyuma yaho tukiri aho ngaho nkabaza amakuru nkahise none aho ntangiye ntangira gucengera sasa ndavuga ati none reka ntangire mbaze noneho neza inkomoko narabajije hari uwo nabajije uwa mbere watwakiraga kuko urumva mbere ya jenoside byabaga ari umuntu uzi ururimi azi kuvugana n'abanyamahanga azi kuvugana afite ururimi azi ndetse ikindi azi na tactique zose zishobora gukoreshwa mu buryo bwo kwakira abantu uwo babaga batoranyije ndangije ndamubaza tese nitwa runaka namwe presentation
nitwa Pasi yabaga nzire kuko ntabwo burya isura ipfa guhinduka Yeah. ku muntu wareze ku Yeah. muntu uzi neza wakira mwabanye igihe kinini twabanye igihe kinini nabwiye ati nitwa Pasi nturutse muri kino kigo cy'imfubyi nashaka kukubaza ndinde na n'ubu n'izi saha ndacyabyibaza aho nturuka aho nkomoka ubu n'uyu urakiba ku myaka ufite utigeze tubwira uza kutubwira mu kanya yego urakibaza ngo urinde na n'ubu Yeah. ndakibaza ubundi ndinde nkomoka he kwa mwene nde kuko aya masaha tuvugana ibyo cyagena nakubwiye nta shinge na rugero nese ubu ugejeje iki gihe utazi ngo wabyara umuntu witwa gutya yego ntazi mama ninde utazi ngo mu rugo na mu rugo na yewe ntiwanambwira ngo iwanyu bari batuye ayo makuru yaba ari mashya kuri jewe ibyo kubaza na n'ubu njya kumubaza ndamubaza ese ndinde naturutse he ko ari watwakire se nta kantu k'akadokima wenda waba warakiriye icyo gihe baza batwakira ati reka nze nkubwire wowe ngo mwaje muri babiri tangiye kwinyinjira mu mateka yeah uti mwaje muri babiri ati muza muri babiri n'abazungu babazanye baravuga ngo babatoraguye barabazana ese ntabwo wambwira izina rye yaraturutse he avuye hehe nawe arambwira ati nayo makuru gusa mfite igihe cyose bishize nta kindi naba nibuka bigarukiyeho se nigarukiraho ku buryo ngenda mbazana buri muntu wese nzi wabaga ari mukuru aho ngaho ese jye naje gute bose bakambwira ngo nayo makuru bamwe bakanyihorera abandi bakambwira ati shati yewe ati ntabwo tubizi twagusanze gutyo nuwo inza mu kigo mu Masera bamereje kugira ngo andere naramubara ati nanjye nabonye bakuzana gutyo na niyi saha niyo mpamvu nkubwira ngo ndacyabyibaza ariko uko bimeze kose Imana hari igihiza yamara kuza ikavuga ngo ngiye kukugabanyiriza umusonga kuko hari icyo nakubibyemo turaho aho ngaho niho tugiye kugera mu kanya turaza gusoza tugiye kwinjira ntekereza ko aricyo cyatumye cyane twifuza kuganira nawe nawe akatwemerera ni ukugira ngo utwereke iyo shusho yo kuba muri aruferina yo kuba mu bupfubyi yo kuba nta shinge nta rugero ariko ubu ngubu uzanye amashimwe reka mbivuge gutyo naho tugiye kwinjira cyane nyuma y'ubwo buzima bushaririye gutyo wifuza gupfa ariko nabyo ukabibura nk'uko wabitubwiye kenshi wifuje kunywa imiti nabyo ugasanga bigenza ukundi kuntu birapfuye kubabazwa cyane gucunaguzwa Pasi watuzaniye muri make uje kubwira abantu ihumure uje kuvuga nubwo ubuzima bwaba ari bubi gutyo ko hari igihe Imana irema ibyiringiro ayo mashimwe yawe tubwire nyuma yaho umaje wari ukijijwe ututwinjira nanga mu mashimwe mu gihe kitari kinini cyane ni ukuvuga nyiraho mu kigo ndabyibuka nyuma yaho naje kwimuka mu kigo kimwe mva mu kindi kuko icyo gihe twari dufite ibigo 6 muri ibyo bigo rero naje kujya baje kunyohereza icyangugu maze gutsinda kwiga muri secondaire ubwo ni mu wa 3 yego njya kwiga icyangugu yego ngiye kwiga icyangugu ubwo muri iyo minsi bisa nkaho imodoka y'ikigo wumve ikintu gishobora kuzamukaho kikazamukaho gutabarwa kwaho yego ubwo banza kuyinshyiraho nk'umuzamu kuko twajyaga kuyirinda turi abana bo mu kigo ubwo nge navuye i Kigali bahita bayinshyiraho tujya yarapfuye ipfira ahantu mu mujyi ubwo ihapfiriye nyibayeho gutyo nibuka nayibayeho amezi 3 ariko tukiri muri ayo mezi 3 koga muri gushaka gukaraba twakarabiraga muri iyo modoka gushaka kujya kwiherera twajyaga gutira kurya twari dufite ahantu tujya gukura ibiryo ariko nabyo bibaze ubwo umunsi wose ukira ukaguma aho ngaho uraho ndaho kuri iyo modoka naragiye kwiga he icyangugu ishuri ritaratangira igihe kiragera haza umuvandimwe n'ubundi twabanaga mu kigo ariko yabaga aho ngaho kuko akenshi twese twabaga tuziranye kuko baratuvangaga uri Butare akavayo akaza i Kigali uri Kigali akavayo akajya ku Kibuye mbese bagenda batuvangavanga arambwira ati nyamara ati ngwino mperekeza tugende kuko nari ngiye kujya guteka nteka ibyo turi buze kurarira ndagenda namubwira ati sawa tugende aragenda aca ahantu mu guca ahantu ariko yari mu rugo rw'abandi nyine ahantu yaranyuze ni ku mushite wo mu mama mpageze arandeba numva arankunze cyane arangije arambwira ati ese witwa ndi ndamwibwira ese amandi makuru ni meza ese buba hehe
ubahe mbese iwanyu ni hehe ndavuga ati ubu ngubu iwacu ni hariya ku ikamyo hano mu mujyi ubundi nanone mba mu kigo cy'imfubyi icyo kigo cy'imfubyi ndakimubwira arangije arakimenya akimenya namubwira ati noneho mu gihe uri hariya ku ikamyo basi uzajya uzurire hano ikindi wongere uzazuza ukarabire hangaha ndavuga se birashoboka ndabikora ubwo icyo genda nabyibuka bampaye ibiryo shyira mugenzi wanjye twari kumwe kuri iyo kamyo wari wasigaye ku ikamyo arangije nawe ararya nabwo ati hari umumama nabonye w'inshuti yanjye ubwo nahise mugira inshuti nabwo ati w'inshuti yanjye kandi yamereje ibiryo ngo ino dusangire ndamuhereza turasangira uragira se bya bindi twajyaga gufata twatangiraga kubifataho rimwe ku munsi kuko twabaga tuzi icyo turi buze gusimbuza tukagenda uwo mumama akampereza ibyo kurya nkashyira mugenzi wanjye bitangira kuza gutya arangije arambwira ati noneho ati uzajya uza uba uri hano nta kibazo ndavuga ati ti koko ati yego ndabyemera nkazajya nza ndahaba arambwira ati ese ubundi ni iki gisabwa kugira umuntu akuri undi mu kigo cy'imfubyi numva birancanze ndamusobanurira ngo sawa nta kibazo ubwo niba yarabiganiriyeho na famiye ye baza kunyadota rero bankuye mu kigo cy'imfubyi nyine urumva bitangira kugutonda kuvuga umuntu mutari mubanye kurya ukazajya witinya bya bindi wari umenyereye kurya ku gihe kurya ku murongo kurya urindiriye nyine ko biza kuboneka utangiye kujya mu buzima bwo kujya mu isafuriya biki natangiye kutangira arambwira ati ugiye wisanzura yewe akazajya rimwe akamereza n'amafaranga mbere ubundi mu kigo nta mafaranga kuko ntacyo wakeneraga cy'amafaranga iyo wayashakaga wajyaga kuyahiga hanze babimenye nabwo bakayakwambura kandi uri umuntu w'umusore kuko imyambaro warayitegerezaga yasaza ukazategereza igihe bazakugurira indi yabura ugashaka amafaranga ukajya kuyigurira arangije sinzi ukuntu namubwira ati noneho dore igihe cy'ishuri cyageze ngiye kugenda arangije ndibuka neza yampaye 2,000 mu kuma ibyo 2,000 nabimaranye igihembwe cyose ntarayakoresha kuko nabaga nzi yuko ejo cyangwa ejo bundi ayo 2 nibiramuka bikomeye ko nzayakoresha wenda ibikoresho by'ishuri bizanshirana fate yayandi nyakoresha ahari wenda hari ushobora kurwarira ku ishuri fate yayandi nyakoresha biza kurangira rero twataha urumva mbere iyo twataga tugiye muri vacances numvaga nane kwigumira ku ishuri rimwe na rimwe tukagumayo tukazagenda tugiye gufata ibikoresho gusa abandi bataha bagiye mu miryango yabo twe tukaguma ku ishuri turavuga ati nta bundi buzima nyine kuko twigagamo turi abantu bashika muri 6 muri icyo kigo kandi twese turutse mu kigo cy'imfubyi twese hamwe ikigo cyabaga kibize rero bakatwihorera bakatugaburira ku ishuri abandi bakazaza nyine bahadusanga ubwo birangije bya 2,000 ndabyibitseho nanze kubikoresha ndibuka ko yananguriye training ebana narayibuze ariko iyo training nibwo bwa mbere nari mvuze ngo nambaye umwenda nanjye mbona ko waguzwe yanjyanye mu isoko ngo ati tuye njye kukugurira imyenda angurira umupira urumva training iri complete arangije amana arja de poche nayumvaga mu magambo ntabwo nari nyizi mu bikorwa abamereje ayo mafaranga ndayagendana nayigendeye igihembwe cyose nayakoresheje mu kindi gihembwe igihembwe cyose burya hari igihe utabarwa Imana yagutabaye ukagira ngo uracyari muri rya shuri kumbe Imana yagutabaye ni muri ubwo buryo nabaga mvuga ngo mfite n'ubwoba yuko ejo cyangwa ejo bundi ndamutse mpuye na case runaka nanye nshobora kuyikemurira nk'umuntu ufite amafaranga ubwo bibayeho gutyo noneho nanjye ntangira kwiyumvamo abandi bantu kuko n'ikinyarwanda icyo gihe twari tuzi ururimi twari tuzi indimi zigiye zitandukanye zose ari zo muri icyo kigo tutangira kumenya ikinyarwanda cyo hanze kuko twabaga urumva ikinyarwanda ururimi rw'ahantu hamwe n'ururi hanze biratandukanye ubukwe buri mu kwa 8 ushatse kuvuga ngo rero mwese ndabatomeye mu minsi iri imbere nibwo ufite umurenge noneho mu kwa 8 nibwo ufite
nibwo mfite ubukwe nyirizina. Yego. Ubwo n'abadukurikiye mwese inshuti za IRAKORA TV Ubwo ndabatumiye. aradutumiye tumushyigikire, turaza no gutanga contact ku buryo wakenera kugira ibyo amushyigikiramo ku buryo yabikora. Yego. Dusoza Pacifique, muri urwo rugendo rwose ni abahe bantu ushimira ni urugendo rutari rworoshye kugeza ubu ngubu aho uri kwitegura ubukwe? Ni bande utakwibagirwa, ni bande ushimira? Ikintu cya mbere na mbere nshima, ndashima Imana. Icya kabiri ndashima nyine uwo mumama watwakiriye, Mama Byiringiro. ndabanza gushimira uwo mama twakira mu kigo cy'imfubyi, umubyeyi wahabaye mu Masera. uwo Masera. Ikindi nongeye nshimira Mama Byiringiro ndetse n'izindi nshuti nagiye menya kubera we. Urumva ukimara nyine kubwirizwa ukakira agakiza, icyo gihe utangira kugira izindi nshuti, ndetse n'urugero rwose ugendana nabo n'abo bantu ugenda uhuriramo nabo kubera gusenga. Shimira Imana nyine kuri abo bose bagenda banamba hafi, bafasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'abandi bagenda duhura gutyo akavuga ati nanjye nagira icyo nakugirira, nakufasha, nawe akamfasha muri ubwo buryo. Bose rero ndabashimira muri rusange, Imana yo mu ijuru ijye bampera umugisha. Bakunzi ba IRAKORA TV, nk'uko mwumvise ubuhamya bw'uyu muvandimwe, ni ubuhamya butoroshye, ubuhamya bukomeye. Ntekereza ko twese tugiye gufatanya tumushyigikire mu bukwe afite. Nta wundi muryango afite, muryango ni ngewe, muryango ni wowe, kandi ntekereza ko bizagenda neza. Ikindi twabwira ni uko ubukwe bwiwe tuzabucisha cyangwa tuzabushyira kuri IRAKORA TV kugira ngo naho nubwo bizaba bigoye turi mu bihe by'ubukwe tuzongera tuganire, turebe gukora kw'Imana, kandi ndahamya ntashidikanya ko hari icyo Imana izakora ku bwawe. Dusoza, reka kugira ngo tukubohore ujye mu myiteguro y'ubukwe, biba byoroshye, wadusengera dusoza. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turagushimiye, tugushimiye kubw'uyu mwanya. Reka ubu buhamya Data buradutanze uzabwumva Data bizagira bumukura bigira nabo bumushyira, kandi turagushimiye ku byo wakoze ndetse ukinabikora Mana. Nyemerera cyane kugira ngo rero ugumane natwe muri iyi myiteguro, amaboko Data wera azakomeza kudufasha, tuyasabiye umugisha, kandi niwe muterankunga mukuru dufite Mana. Dusenze twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Turabashimiye abadukurikiye iki kiganiro cyose, abatarakora subscribe mukore subscribe, ndetse n'abandi musangize kino kiganiro cyiza kirimo inyigisho zikomeye. Shalom.